M23 yatanze itangazo rigaragaza ko harimo abakomandazi babiri bayo bapfuye muri ibyo bitero. Mu ijambo rimwe Bahati yari harimo kuvurwa. Bahati aracyariho? Kandi azanakira vuba asubire mu kazi. Bahati Erasto ariho rwose. Trust me. Ntabwo ndahango nje kubeshya besha. Ariho. Kandi arimo kuvurwa. Byageze ku rwego rw'uko umuntu ushinzwe ubutasi yicwa. Gute? Mission y'aba mercenaires niyo kurasa abakomanda ba M23. Mu yandi magambo niba abantu barindwaga bagira gukorega uburinzi bukomeye. Amakonvo Yemeje. Uyu mugabo yari arimo Castro. Kiriya bakoze n'ibyo bita high precision strike. No kuvuga ngo nukurasa umuntu ari cible. Ari hehe afite iki mu ntoki agize gute. Niba ujye uhamagara amajoro ngoma akakwitaba. Burya na drone na drone yamuhamagara mu izina ryawe. Kandi ntabwo ari bwange kuyitaba. No mu babwiriza haga basirikare mu M23 hari ikintu cyo guhindukamo. Murambike mucire biravu. Urupfu rwa Colonel Castro rushobora kuba ikiguzi cy'umujyi wa Goma. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye kumwe na David Jeune Marshal Nsengiyumva. David Karame. Namahoro? Nta mahoro ari mwisi. Yakareka. Nahoze ndeba ku itangazamakuru mpuzamahanga mu kanya. Iran irimo kurasana na Pakistan. Iran yanarashe kuri Syria. Nabonye na Pakistan yakoze retaliation. Yakoze yayisubije. Nibyo mpamvu navuze kurasana. Urabona muri Yemen zanyeshyamba z'abahuti ejo zarimo zikorera karasisi kuri bwa bwato zatwaye matekwa none ariho barimo kwigishiriza abasirikare parade hejuru y'ubwato batwaye kandi bazi ukuntu bamaze iminsi baraswa n'ingabo za Amerika ibaze kubona abantu b'abahuti bigerereza ingabo za Amerika n'Ubwongereza harimo ntuze harimo asymmetry nini cyane. Yego. Ntibanganye imbaraga ntibanganye amafaranga nta n'inyungu babifitiye. Urumva nk'abahuti bavuga ngo bashaka kurwanira abantu muri Hamas. Ese yo na za Misiri zarinze kurwanira Hamas zikanga no gufungura imipaka ya Rafa ngabo muri Gaza bahungireyo zikabona Turukiya itaragurutse indege ngije kwihora ari igisirikare kirimo 10 bikomeye ku isi na Iran ikaba itarabidekara officiellement. Wewe muhuti urinde wo kuvuga ngo ugiye guhangana Amerika n'Ubwongereza kame murumva hano sigeze n'abantu banywa amatabi ibiyoja bwenge sinzi ukuntu abantu basigaye bameze. Tanyibutsa babandi bayinjiranye mu Rwanda ejobundi ni nk'abari bose nese bitandukanye he. Ariko suko ndi hambo cyane. Ariko ubwenge bugomba gukora muri iki gihe. Ofete nibyo nabaze nkubwira n'abantu barimo baritandukanya nabwo aho gwajyana n'umushinga ugezweho. Nta bwenge arimo gukoresha. Just umuntu araza rigidite yawe kumva yishobora kubana. Ariko urashira abahuti se burasi Iran ni progress ya Iran. Ariko abantu bakwiriye gutekereza umuntu gushuka ngumwambo shuka iki umuheto shuka umwambo bitazajyana. Sibyo? Bafite igihugu cyabo cya Yemen bafitaho intambara yabagejeje barakontrola sana umurwa mukuru wa Yemen kiriya cyambu cya Aden kiriya kigobe cyagomye kubagira akamaro mu by'ubukungu. Sibyo? Bagasigara bacungana n'uwabateye akabagaba bitero. Icyo ni iki n'umutekano wabo ni sovereignty yabo bagomba kwirwanaho. Ahako se mutangiye gushotora isi nimwe muri kuri Aden gusa. Oman irahari kuri iriya nyanja y'Abahinde n'inyanja itukura. Saudi Arabia irahari. Sudan irahari. Djibouti irahari. N'abandi abo n'Abarabu. Mwe mufite ubwarabu burutu bw'abandi bwo kujya kwigira nkaramba mu bisheki kumurangana na Amerika n'intuze. Barahangana se mu buhe buryo? Ntabwo tuyobewe ku isi yubatse ntabwo hangana na Amerika n'Ubwongereza ngo urabahuti. Nubwo Iran yazamo. None Iran yabakwepye yigiranye nyinshi nk'itabirimo ngo ni mukwega gatuza. Ese abo bantu bashukwa nk'abana badafite ubwenge ni bantu kibavuze bati dufite intambara zacu na Hamas ifite zayo tuzabatera inkunga muri diplomasi. None kimenyemenye ntago abahuti Yemen ntago ihana imbibi na Hamas cyangwa na Israel. Hagati yaho hacamo igihugu cya Saudi Arabia. Mayire zigeze nko ku 3,000 metero 3,000. Urumva? So uretse sabotage yayo matanyura mu numero rouge. Ariko si n'abantu bavuga uti ndamushyira amazi ku buryo bworoshye cyangwa se ndacumbikira be ku buryo bworoshye. None reba za Jordania nk'ubwami bukomeye zaraparitse muri iki kibazo. West Bank yari Palestina ikiri gihande nayo bigendamo gahoro. Ugiye kurusha gukunda idini papa gukunda katolika kurusha papa cyangwa gukunda Islamu kurusha shehe cyangwa mufute. Ibyo biri mu bwenge ntabwo isi rero nta mahoro arimo nyina kugira ngo twe dukora muri geopolitique tureba ibibera ku isi. Urabona isi irimo kwitandukanya n'imibare n'ubwenge. Ubwo nari mpise mbikomoza aho byaba arabinjiye mu Rwanda
ari abagabo amaherezo yabo babashyize bari abafashe mu mateko. hariho amatangazo abonaga ku mpande zombi haba ku itangazo rya guverinoma y'u Rwanda n'igisirikare cya Kongo, hariho icyizere cy'uko bariya aba muri IGVM bwa butumwa babandi badafite abo bagamiye mu biyaga bigari bo kureba ibibera ku mipaka bazaza kubatwara. Niba barabatwaye niba batarabatwara nta ubona banaratakaye, ariko ni inshingano zabo. Umurambo ariko barawutwaye ngira ngo nta makuru y'umurambo mfite ko bari bagutwaye, ariko ntabwo wabugejeje iki gihe. Ko mperuka ba IGVM ngo bahageze bashobora kuba barabikoze mu buryo butari officiel, kuko urumva niba barabyemeye nka leta ya Kongo ikemanga ko ari amakosa yabaye, ntabwo bari kubaha bya bindi bimeze nk'ibyubahiro ku mupaka. Bari abasirikare barenze umupaka bakoze amakosa, ari uwapfuye we ntacyo wamukoraho, aho nk'abariya batapfuye bazanafungwa nibagira mu gisirikare cya Kongo bacire n'imanza ko bavogera umupaka w'ikindi gihugu. So bitandukanye no mu waje arasa rero wigaragaje nk'intwari. Bariya bo barasamba bari mu gikorwa cy'ubugwari. So David, hakurya rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo reka bariho duhita tunyarukira. Wabonye ko M23 ivuga iti rwose tubabajwe n'urupfu rw'abasirikare bacu bakuru, havuzwe cyane cyane Castro barushinzwe ubutasi, bamwe bakanashyiramo mugenzi we Bahati, ariko akaba ari amakuru nanone ataremezwa ku rwego rwo kuba Bahati nawe yaba yarapfuye cyangwa se atarapfuye, biracyarimo hagati. Nahoze ndeba kuri X ya Major Wiringoma yasobanura ko abasirikare bakuru ba M23 bishwe ngo babaga hafi y'abaturage bakabufasha bakeneye. Ati baje kutugabaho ibitero, none abafisiye babiri bagiraga uruhare mu guhumuriza abaturage nk'igihe leta yarasaga amabombe ku nzu y'ibitaro n'amashuri. Aba bagabo babaga hafi y'abaturage, bumvaga abaturage babafashaga, ni abakomanda b'intwari ariko babishe. Aba bakomanda babiri nibyo koko ni Castro na Bahati? Ni bande niba atari Castro na Bahati? Nkubwiza ukuri kuko jewe ndi umwanaliste, ariko ntabwo njya ndaguza umutwe. M23 yatanze itangazo rigaragaza ko harimo abakomandazi babiri bayo bapfuye muri ibyo bitero. Bari muri izo nama n'abaturage koko. Hariya ni iwabo, abo bose amazina muvuga ni iwabo, ni bakavukire n'iki. Kuba banarwanira iwabo binabemerera kujya no kureba abantu bo ku misozi y'iwabo, kuko niko intambara y'inyeshyamba imeze. Ubuzi ko leta ntigukunze, umuryango mpuzamahanga ntugukunze, amakiriro usigaranye n'amuturage, kuko abaturage bagukwiyeho n'amaboko rwose intambara bikunaniye burundu. Urabona ko no mu bintu bishobora gutuma M23 maze iminsi iresist no myaka igeze kuri 3 aho yagiye kurezuminga ibikorwa byayo, yiyegamije ku baturage cyane, kuko isi yose yegose yayiteye imigeri. Cyane ko mbibona ku ruhande rwanjye, umenye yuko buri M23 iza kurwana intambara donc ikavangirwa na leta ya Kinshasa, ikavangirwa n'imiryango mpuzamahanga itayumva n'iki byose, ariko ikanavangirwa n'abaturage. Ubu induru zikaba zituruka Kicanga na Kiwanja na Bunagana, abantu bavuze indu bati turashize. M23 yo gutirangira. Nayo rero isa nkaho itsinda buri M23 itsinda kuri front line ebyiri. Ku rugamba ku masasu bararwanye ko bishoboka kose kugeza kuri iyi saha. Urumva nubwo umva bagize ikibazo ejo bundi. Ariko ikindi cya kabiri, ntabwo ubona ko na za Human Rights Watch n'ikindi cyuretse crise ya kishe yigeze kubaho, nta yindi crisis yindi yari yabaho icanga M23. So ni intsinzi bakoze. Urumva intsinzi yabo niyo kwegera abaturage, niho batsindira mu nama, kutarya ibyabo, kutabasahura ibyabo, kutagira gute, no kubahumuriza kuko urumva indege zibaguruka hejuru, barasirwa hamwe bose n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. None urumva ko na ba Colonel Castro nyakwigendera n'ubundi yari ari ku ivuko, bari abantu bavukiye hariya bahiga kaminuza, barahigisha bamwe bagira gute, bari iwabo mu by'ukuri. Ni impamvu abantu kuvuga ngo wakondana abantu ngo bajyaga he bagize gute ngo ntibabazi ko ari mu ntambara, bari iwabo, ntabwo babuze umuntu kujya iwabo. Kandi n'ijabo ukorera iritangazamakuru iwanyu ku ivuko ku musozi wavukiyeho, urumva environnement nayo wabo urimo, bari bararwanira iwabo, ntabwo bari muri Katanga, ni bari muri Ituri, ni bari he hose. Urumva ntabwo baragura ibirindiro kugira ngo ufate n'ama unity uya deploying different, ngo uvuga uti birashoboka muri psychology y'inyeshyamba, ukavuga uti wenda kubera papa sifite intego mfite imvukira za Masisi nzayanzohereza muri Ituri, izo muri Ituri wenda nzohereza muri Masisi. Ubona papa sufite ishobora gutuma urwana neza, ariyo deployment turi bukore wabikora. Baracyari muri perimetre nto cyane, bisaba ko bari aho twakwita iwabo bagaragara. Niyo mpamvu buriya M23 ifite inyungu yo kuba ikontrola ahantu hatoya, ikaba ifite ingabo zihakontrola manpower yayo.
ariko ifite n'igihombo cyo kwikontorora ahantu hatoya, kuba yinyagamburira ahantu hatoya, kuba higa byoroshye. Ubona ko bazanakenera sibyumbajije no kwagura ibirindiro kugira ngo babe batataniye ahantu hanini nyine, babone aho binyagamburira. Nubwo muri ubwo bw'inyagamburo wakwita wo mu Rwanda yanyura muri ibyo bihanga birimo hagati akabawumiza, ariko nanone mufite uburyo mwaharinda, ariko ikizakenera ibirindiro binini byanze bikunze. Icyo ntabwo wakimbajijeho rero. Hanyuma rero nyine tugiye ku kibazo cyawe, bararashwe bagize gute, ni ikibazo kigoye cyane gusubiza, ntagomba kuri tere hariya. Ariko niba umuntu acuruza essence, ntabwo yayoberwa iby'ibigega bya essence boneko. Niba umuntu ari umuhinzi by'ibigori cyangwa wakawunga, ntabwo yananirwa kumenya aho kawunga bayisya. Natwe dusesengura iby'umutekano na politike mpuzamahanga, ntabwo tuyoye amakuru hariya ku rugamba. Mu ijambo rimwe Bahati yari harimo kuvurwa. Bahati aracyariho? Kandi azanakira vuba asubire mu kazi. Ubwo rero wa kabiri warashwe, uwo mukomanda M23 ni M23 muzi. Nta nubwo giye birangira akamenyero ko kubaza abantu bijyanye n'impfu. Nizi nkuna giye zikwepa nimwe mu nzana y'izikamera n'iki byose. Ntabwo wapfira muri FARDC, wapfira he hose, ingabo yaguye ku rugamba, umuntu yapfuye turageze ku mutindaho tumutindaho gute. Harimo abantu singiye gukondana umuntu ziko nanima muri no field ya social media, kandi nimbyita uburenganzira bwabo muri social media birangora cyangwa kubyita ko uburenganzira bwabo. Ushobora gushakira amakuru menshi no kuyatura no kuyamultiplier ku mfu z'abantu. Ubwo ntabwo nshyizemo indirangaje, giye ntabwo mbikunda rwose. Abantu bapfuye bafite imiryango, waba koloneli wo muri FARDC baye hose ufite imiryango, ufite uzi ko no mu bantu bagukurikira ashobora kuba harimo n'abo bantu. Nahoze mbona abantu kuri social media batonganira ku rubuga rumwe mbaho, umuntu arimo avuga ngo izo foto urimo kugenda ukwirakwiza ngo wesha ngo uzi ko harimo ya murumuna wanjye waguye ngo ku ntambara, nibyo muri Kongo nabyo. So urumva ntacyo bizadutwara muri media no muri field yacu kuba twabaho tudashatse kubyaza umusaruro bitabyazwa umusaruro. So ntabwo rero Colonel Bahati naje kumenya kandi yigeze no kuba mu nzego z'umutekano. Narwanye intambara mu itangazamakuru, ntazi kandi n'umusirikare, nari nzi ko ari umuntu w'umupisi, ariko uriya ngo yigeze no kuyobora polisi yo muri Kicanga. Urumva ashobora kuba ari mu gipolisi cyane kurusha uko ari mu gisirikare. Ibyo nibyo nabwiwe n'abantu bamuzi, ariko Bahati Erasto ariho rwose, trust me. Ntabwo ndahango nje kubeshya ariho kandi arimo kuvurwa. Hari bavuze bati yacitse amaguru ngo yagize ate, abantu bagiye iyo ni speculation dashaka kujyamo ku mbuga nkoranyambaga bagiye n'ubwo rwabo urwara n'ubwo rwabo umusatsi wavuye aho uri ntukuraswa n'ukugira gute. Iby'ingingo n'ibintu bigoranye cyane. Urumva wirinda no kubaza uti ese kuko wabonye amaguru yacitse. Urumva ariko no kunashaka gushyira abantu mu kaga kubera inyeshyamba z'ukuntu zikora, ariko wampaye amakuru ya nyuma n'uwari uri kuri iyo field barasiweho, wararebaga ubuvuzi bw'ibanze barimo guhabwa, abireba n'amaso, kandi akanavuga ati twabonye Bahati agenda nk'umuntu bamutwara nk'umuntu utari muri état critique. Nanjye sinari mpari kuri tele. Birumvikana. Hanyuma David, abantu bakibaza bati byageze ku rwego rw'uko umuntu ushinzwe ubutasi yicwa gute? Kuko akenshi yaba ari umuntu mbere yo gushingwa ubutasi bw'abandi bugomba kubushinzwe ubwawe mbere na mbere. Si byose? Byageze ku rwego rw'uko Castro yicwa bitewe n'iki gute? Biragoye kumenya ngo byagenze gute, ariko urugamba rwo kubohoza u Rwanda muri Liberation War kuva mu 1994 uwo rwahitanye bwa mbere ninde? Si yari umugabo w'ingabo wa RPF Fred Gisa. Ntabwo namenya, ntanze urugero rwo ngurwo, ariko ngira ngo nje ku kibazo warumbajije. Abantu uko bavango zitukwamo nkuru zinashimwamo nkuru, bano ba commanders bo mu nyeshyamba baba bari kuri extremity, akazi babakora kari ku rwego rumeze ko kwitanga ku rwego rukomeye cyane. No kuvuga ngo nubwo ari maneko biramusaba no kugera kuri tere, kuko maneko wo mu ntebe ukora bureaucracy, iyo espionage ya bureaucracy, amakuru ahabwa abagoye, aragomba kujya no kuri tere. Urumva kandi ngamenye ibihabera ni gumane ku wundi uraneko kajya naho ntabwo wakira ubutumwa gusanga bari potaze baguha amakuru kuko banakubeshya.
bigaragara ko no mugabo abantu b'intasi ku rwego mpuzamahanga buriya bazanamwiga kuko bazibaza ngo nk'umukoloneli ukomeye kuri butasi ajya kuri field gukora iki. M23 yavuze ko hari inyuma ya front line gatoya, urumva atari kuri front line, ariko nabwo hari muri Kicanga kandi zone opérationnelle, urumva ko hari have commander ushobora kugenda akagera no mu birindiro, pana kuvuga ngo ugiye ntanga makuru ngo munyura hamugire gute ntahagera. Zino nyeshyamba zirakwereka yuko zirwana ziri ku mirongo y'imbere, urumva. So ahandi rero kandi ibi byo kwigira imbere nibyo binanira n'ingabo za Kinshasa zigatsindwa. Niba general uri koloneli bukomandira ku birometero nka 50, noneho abasirikare basubalterine bajye gukora ibyo biboneye kuri field bari ku rugamba, babuze umuntu batera inkunga. Ariko komanda mwiza yaba maneko yaba komanda mwiza no mukoloneli abagomba gukurikira niba n'amaparature n'amakampani bakumva aravugira hafi, urumva, bakumva aravugira hafi, yari hafi yabo, bari mu masasu kuko bose baba baratabaye. Utavuga ngo uriya niwe gupfa ngo no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Andi makuru mfite nuko niba abantu barindwaga bagira gukorerwa uburinzi bukomeye, amakonvoyi menshi, uyu mugabo yari arimo Castro. Ubwo urumva bashobora kuba baramuhize ku butaka kurambusha bakamubura, bakabona ntibamutegera, bagakoresha ikoranabuhanga rigezweho. Ubwo rero urumva ko biranagoye kuvuga ngo umuntu azaba akuribwa ubutasi bungana gutyo adakoresha telefone, kuko amakuru yakiriye mu maneko ntago ari igisirikare gusa, harimo na gisivili. Urumva yasabwa kugira amatelefone menshi, urumva, n'abandi bo muri side ya government bamuha amakuru. Ubundi ubusanzwe nk'abari yagiye ndi nk'umujyanama w'abantu bo ku rwego rw'intambara, ubu ugomba kuvuga niba n'amatelefone bayafite atwarwa n'abayabatwaza bari ko bari kure yabo, kuko drone zikurikira coordonnées ziri muri telefone, baba bari trackinze uhindura nabo bahindura ugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Bivuze ngo rero ubundi uyiha nk'umuntu uri ku metero nka 500, wahamagarwa wagira gute abari disi wawe agasoma akagira gute ibindi akabikuzanira mu magambo ubutumwa yakiriye. Ariko nyine nawe uri umuntu nyine ushobora gucikwa, kuko urumva kiriya bakoze n'ibyo bita high precision strike. No kuvuga ngo nukurasa umuntu ari cible, ari hehe, afite iki mu ntoki, agize gute, telefone niyo gira 5 iyo afite mu ntoki ni yihe, urumva, aka kanya afite ni yarimo gukoresha. None bakanakurikirana iyo mirongo kuko buriya bashobora no kumurasira kuri aya makonvo uko agenda. Gusa bariya n'abahanga ashobora kuzohereza zonyine akaza kugenda na moto. Ibyo byose baba bizo bikurikirana. Ariko nubona Israel irasa umuntu muri Libani ari we cible wenyine, nubona Amerika ibikora, ino ntambara yo muri Kongo irimo ibihugu by'ibihanganje, irimo za Chine, irimo za Russia, irimo za kandi nigeze kukubwira mu kiganiro hashize nk'umwaka ko mission y'aba mercenaires niyo kurasa abakomanda ba M23. Mu yandi magambo, kuba M23 ibuze abo bakomanders bayo muri no myaka igeze kuri 3 itangije ibikorwa, biragaragaza urugamba yarwanye mu kuba proteger. Ahubwo twe kubona ko ari inzego zarangaye mu kurinda abayobozi, ahubwo kuba ari bo ba mbere bapfuye, kandi amercenaires bamaze imyaka hafi 3, no kuvuga ko babahize bakababura, uwo bahamije akaba ruriye. Mu yandi magambo tubisobanure gutyo, kuko ntago ariko batangiye ibikorwa byo kubahiga. Abamercenaires bazi imyaka myinshi bakoresha imbunda z'imisada nini cyane, nizo mission bafite. Indi mission nizo guhiga abakomanders ba M23. Kandi nkubwire rero Kanija, niba ujye uhamagara amajoro y'ingoma akakwitaba, burya na drone yamuhamagara mu izina ryawe, kandi ntago ari bwange kuyitaba. Kubera iki? Ni communicator. Icyo ni kimwe. Ikindi nakubwira, wabonye iriya mission, iriya press conference yabereye mu Nagano. Yego. Aho wabonaga nk'amajoro y'ingoma biri mu modoka rimwe na Bertrand Bisimwa igihe bavuye mu kiganiro n'abanyamakuru. Banaza bakazana. Urumva yuko bano nabo bari bageze ku rwego rw'ubwirinzi bukomeye bwo mu kirere, ku buryo bizeraga yuko nta muntu baturuka mu kirere ngo abastriking. Ariko ntago bagira ubwirinzi kuri buri musozi. Bashobora kuvuga batubwirinzi bwo mu kirere nabo baranekana, bati burakomeye muri Bunagana, burakomeye muri Kavumu aho Makisenga akorera wenda, urumva. Ariko se no muri Kicanga babugendanye. Yego, bashobora kuba bafite ubwirinzi buri fix, ariko butari mobile, ku buryo mu nama babavogera, ariko ku mabiro bakoreraho aho batrainingira ingabo ntago bakoraho, kuko bafite amatraining y'ibintu batoreza abasirikare. Leta binayazi hitagiye striking. Bamuganye. Uzi ko buriya 95 96 wenda aya makuru sinzi ko hari umuntu wavuga ngo ni amakuru y'umutekano ahambaye.
hari abantu bigeze kuzana indege ifite ibirango bya Croix Rouge urumva bo muri Kongo ba Egisifari icyo gitero niba afande kabiri bajya kivuga hose imbizi numva banza naracyumvise ariko ni n'ahantu numva n'ibintu nzi n'amaso yanjye n'ubwenge bwanjye urumva bajya gustrikinga hatorezwaga ingabo ahantu ku butaka bw'u Rwanda ari indege ya Croix Rouge urumva ubwo wenda ubwo ndagarukira aho ngaho ababizi barabizi 95 94 gutyo umwaka ujya kugira urumva rero ko ntabwo training wings zitorerwa abasirikare ari ingabo bwimure zitizirasoza amasomo aho batrainingira barahaza none ndibaza kuba high command yaho bamakenga bakorera na ziriya nama press conference baba bakora kuba byari batarabistrikinga na zizo drone turimo kujyana bakabaza ahabarizwa ibigo bidahinduka bakabaza hakorwa ama office za rucuru imipiri kabikarangira amashampiyona inama za mweso zarabaye iki n'iki giki biraba abo bacanshuro mission zabo kisi drone baziguze cyane ngo bize kugira basaga naho bavuga bati ahandi hari ubwirinzi bwo mu kirere urumva ariko kicango banza ntabwo bazanye reka do profit no kaziyo ukabona ko rero urupfu rw'abakoloneli n'ugutabimbajije rushobora gucenginga game bagahindura ikintu gikomeye cyane turaza kukijyaho kuko bya byose M23 nayo ndetekereza ko itari burebere akandi nakongeraho kamwe mbabarire wenda nuko izindi nyeshyamba nazo nshacinga nyine ndeba uko inyeshyamba zagiye zibaho za Unita za RPN nayivuzeho za Ndeyane za NRM iziriya zo muri Sudani za TPLF SPLM SPLA n'iki byose ubona ko zakundaga gutakaza abasirikare bakomeye bagitangira urugamba urumva none bano bamaze imyaka 15 mu rugamba wavuga ko aribwo subwo bwa mbere neza nkuko wabivuga ariko wavuga ko aribwo nko mu myaka 3 ishize aribwo ho commando high command itakaje umukomanda ubundi ntibisanzwe iyo biza kuba kenshi abantu basa nababimenyereye urumva bakamenya ati nta usangira nudakoramo ariko M23 yakoze ibishoboka byose ku buryo itakaza abakomandazi bakomeye abazwi kugeza kuri isaha nk'abariya mu myaka 3 imaze irwana kandi yarahanganye nabyo ntawe yishyiriyemo imiyaga ushobora kuvuga uti babaciye muri humye gute ibyo ni bisanzwe hano barwana ariko no kuba imyaka yari ishize ayo makuru y'igikuba atabaye muri ziranye shyamba biragaragaza ubwirinzi bakoze ko ari ubwirinzi butoroshye bararwanye bishoboka barahanganye pe izindi nyeshyamba zipfusha abakomandazi bakumirwa barimo n'abayoboye cyane bikiri kwitangirira ariko bano baragerageje kandi bibene bazabikuramo isomo no mu itangazo basohoye ubona ko bashobora kubiheraho babifatira ingamba imwe mu ngamba nkeka bishoboka kuba nabonye bavuze ngo leta ya RDC ni ubutumwa duhaye kandi twabwumvise ariko ubwo bataratunga agatoki kuri leta nabo intoki utunga enye harimo rumwe enye zibazikurira birashoboka ko hari nk'amabwiriza yagiye habwa nk'inyeshyamba n'abasirikare batoye nko twitwaza ama smartphone uziko leta yakinsha zo mu ngabo zo yanebagujije burundu ariko baranga bakabikoresha bashobora kuba bene amabwiriza urubyiruko rwo muri generation nshyashya batabyumva bakumva ko ari nka harassment bakorerwa n'abakomandazi ariko trust me buriya no gutunga bunakomeye kuri M23 mbere yo kujya kuri guverinoma no kumenya ngo wowe ugikoresha smart uri mu ndaki fata gatoroshe cyangwa bikaba oda iyo oda wenda ishobora kuba yananiranye kumvikana ari abayitanga bakumva ntiri clear ari abayakira bakumva ntiri clear wigize unambwira uti nyeshyamba ntuzi uko zimeze nyeshyamba na ipad itaba muri communication ibyo birekere babiri ingoma kuko bari muri communication ariko wowe commander niki urakora iki naso na urachatinga ibiki bashobora gushyiraho station ya chat ukavuga ngo munyeshyamba no mu basirikare abantu bita PC political commissars niba ushaka kuganiriza abana ngo ko baramutse ibyo n'uburenganzira bw'umusirikare yakomeze kugana afite morale jya kwa PC wawe ku musozi urenga imisozi 5 urumva usabe rendezvous ku cyombo nzaza kuvugana n'umuryango umenye kumeze cyangwa umuryango watubwiye ngo tukuvugisha baragukeneye urumva ibyo ukamenya ko uzabonera WhatsApp ariko ndakeka ko muri game zigomba kuba changed no mu babwiriza haga basirikare M23 hari ikintu cyo guhindukamo murambike mucire biravu ntimwabonye ibyo komanda byamugendekeye n'urugero biramutse muri investigation bakoze niyo ari mu mpamvu
yatumye la strike iba race ni example. Ariko niba nibyo biri mu mpamvu yatuma n'undi wese atrakingwa akagaragara, for instance ari amamashini bakoresha n'ikindi kibakoresha, ibyo no kurambika hasi noneho birafasha kugira ngo ubwo butumwa bwumvikane kurushaho ko abantu bajyaga bumva ari nko kubatesha agaciro bitajyanye n'isi bagezemo. Urumva ubwo iwe gatoci cyangwa telefone ibe yabo mu PC cyangwa amaneko mukuru, urumva nibura we yahangana nabyo. Ariko urumva ushize nko mu ikoranabuhanga muri software ibishinzwe, washobora gufata amatelefone yose y'abakomandozi kavuga ibi ni majoro w'ingoma gatushyira muri system, none ugahita ubona bose ukuntu barimo gukomunikana ukoresheje ikoranabuhanga. Ubwo urumva iyo network batayiciye bitaba ari ikibazo. So ngatekereza ko mu byahindura mu butumwa bumvise mbere yo kububwira leta nabo ubwabo bagomba kubwumva, kandi bikaba byoroshye kubutanga utanga n'urugero nubwo rubabaje ku inyeshyamba zabo. Ni icyo ngicyo. Noneho icya kabiri, inama z'abaturage, imipira, kwishimira, kwenjoyinga n'abaturage ibyo mukabishyira ku ruhande mukamenya ko muri inyeshyamba mujya kubona Ruwiringoma mu isoko aciringa n'abantu kandi afite n'amatelefone ye mu ntoki ku munsi w'umupira n'ibiki byose bagiye gufungura. Biriya bagomba kubihindura bagakoresha akadaship yo hasi cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo ni nka wa mukadu ugenda nk'umujyanama w'ubuzima ajyanye ubutumwa bushyiriye abashinzwe, ariko amasambure ahuza abantu bakabiparika. Kubera kuko nyine urumva uko mujya kuganira abantu, izo nama zanyu mwatumiye abaturage ejo hari inama ninde amakuru mwayatanze. Nuko mwese ubwo abaturage bakazajya babonana bate? Nakubwiye nyine wakoresha indi kadaship yo gucenya nko kuri Yehova babwiriza ubutumwa. Nese warabona amateraniro y'Yehova mu mastade ubutumwa bwose ntibugeraho bajya. Cyangwa ukawubaretse bakabanza mukareka mu gatsinda cyangwa mu gatsindwa ubundi muraganira ibiki utazi ukura akakureka, kandi ukeneye support y'abaturage abyihorere. Ubu se abantu babaga mu ntuze mu nkambi z'impunzi mu Rwanda hanze ntibabwirana ukuntu bazatabara igihugu, babanza kunyura mu nama, ntibagiraga na kivale cyangwa n'ahandi kandi bakagenda. Ninde so bagubiza abantu batabaye batese, batabaye babanje kugira n'abajoiningaga urugamba ntabwo ari ngombwa ko mwakoreshaga inama ngo muhamagare. Hari recruitment ubu twigeze tubona amatangazo tugira ngo tujye gutabara igihugu twebwe ndewa nende uzi ukuntu umuntu yagendaga ko hari ibanga wabwiraga umubyeyi ukavuga uti ndagiye giye nabwiye mami ndagiye ati we kandi ndakuzuza atsinda urugamba koko mbona ndarutsinze. Ukuntu yaranze ndi umwana mutoya nawe nzayimubaza amazu ubundi ndamukunda mufite wabimenye gute? Urumva simbizi ni nka morale y'ababyeyi. Urumva rero izo tactique bazikoresha muri make nkubwire dusoza ingingo. M23 na government umwe yigurije tactique undi. Leta ifata tactique ya gorira kandi yari ikwiye inyeshyamba. Inyeshyamba zifata tactique ya government kandi ariyo yari ikwiye government. Buriya kurokrita wazarendo imikorere yabo ubona ko ari imirwanire ijya gusa n'iyakinyeshyamba. Leta yavuze iti bari abonda ntibashaka kubijyamo reka tubyikopesha. Noneho M23 sigara ishimwa nk'ingabo ziri professional. Bentu Keita yarabivuze baroni wana Monisco n'abandi bose. Nta munsi n'umwe ikiganiro majoro y'ingoma kubwiye ngo professionalism, ariko ntago ari ibyabo. Bareke bave muri professionalism bajye mu ndaki bajye mu bihuru camouflage. Urumva urabona inyeshyamba mu Vietnam yambaye ibyatsi ntibikamufure bambara ibyatsi n'iko inyeshyamba zibaho we kunyeganyega, ariko bambaye neza nka government kandi nirimbo bone neza. Ubwo professionalism nizo WhatsApp bererekanya amakuru kwabo, inama z'abaturage kubahumuriza kugira gute, which is good. Ariko bashobora gukora hybrid warfare bakavanga professionalism bavuga bakayivanga no mu bya kinyeshyamba bagacanga leta. Ntago n'ubundi babivamo, ntago babivamo, ariko ntibakeneye no kwitwa ko ari profession. Ntago bari ingabo z'igihugu, nta gihugu bafite, baracyarwana ku burenganzira bwabo. Ntibave muri ibyo ngibyo babipapure leta. Birasaba gusubiza abantu ku makosi ukabibigisha kugira ngo bahindure iyo warfare y'intambara. Ishobora kubatwara imyaka nk'itatu kugira ngo abasirikare babyakire mu mutwe. Niba byambure leta ntacyo byaba bitwaye mu M23 yambaye pakamambiri hasi n'imbunda, ariko abona byo bimukize ari byo biri mu muvane ku rugamba kuko harwana mu mutwe ntabwo rwana ibyo wambaye. Contraire ingabo za leta nizo umuntu abona ni makamambiri ntibazangura umujyi, ariko
ntibaza mu bintu bazacishije bazagura umugi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, kuba leta ibatanze izo high precision strike nabyo bazabyigeho, barebe ukuntu batagombye ko batanze leta guhabura abakomanda bayo, bibagirira impuhwe. Ntabwo nibo kwigisha ibintu by'ubugome kuri ntuza, ariko ibyo nabyo babyisubiza bakavuga bati ubundi wa mugani igisigireke atubanaho guterwa yidegembye, kandi twebwe wacu baramu nibahindure nabo bahigane. Narakubwiye mu kiganiro cy'ingene niyo ntambara ntarumvamo mini. Yego. Sinabikubwiye. None se ubona ko babisobanuye iki? Imihanda yose iri wazi, ngo abantu baze guhaha, ngo barahahira Goma se ngo bihahira iki? Birabakwiye kubihindura. Mubabuje abantu baze guhaha baje guhaha iki? Abo bamotari bagira urujya n'uruza muze ari bamotari iki babaje gutata ibiki? Ni barwane bavuga turafunze Goma noneho. Iyi bariyeri ntirengo. Uko twipfaho iwacu nabo bazipfeho. Abaturage murabizi, none inyigisho zigahinduka, urugamba rwahindutse. Mujye mujya gushopinga Uganda, mushopinga Sudan, mushopinga hose. Ibyo abantu bita ngo gutinya imijyi ya Goma. Ariho drone zagurukira. Gutinya ntabwo mbizi, ariko ni imvugo ikoreshwa no kubaha, wenda tubyite kubaha imijyi ya Goma. Wubaha wagira niho uguteza ibyagaturuka. Noneho icyo utinya gukora, nutanagikora araguhiga. Kandi aguhiga kimwe nuko n'undi nawe wajya kumuhigayo. Buriya gena inkotanyi z'u Rwanda 94 urugamba rukomeye. Barashe radio ya RTL mu batarafata umujyi wa Kigali. Icyo bitanye izo high precision strike. Reba kugira ngo RTL hari ikorera kuri KSB, urumva? Ugende urase studio za RTL. Ubwo ni hano muri free zone, kuri ka free zone yo mu mujyi. Barahabona hari ikishushanyo ikintu kiba cyanditseho inyuguti gitambitsemo gutya imbere y'umujyi wa Kigali. Urumva? Ariko ugenda uvuga uti sindi burasa ndarasa studio ahiri. Abakomanda bayirashe ubwo uzabaza bafanirwa ivanga no mu mateka barabaza nuko byagenze naho uko byagize. Iriya nestra yikirenze ufashe imyaka 30 ishize ukareba neza na precision zarabagaho, urabona aho isi yari igeze. Noneho ubu ngubu aho Israel hari morutsi imaze iminsi ikoze abantu bazi mbona za mota iri guided bayobora, ubundi ntibisanzwe. Ni ikoranabuhanga yavumbuye gutera ikombara rya morutsi ariko kandi guiding bitwara ku bifaru byabo. Ariko uribaza nk'iriya precision ukuntu yari imeze, uriya musirikare warashaya ntabwo amateka mukuze kuyagarukaho, ni ikintu kirenze urugero. Rero nabo babikora bakavuga ati kuri Goma haparitse muri hangari ya drone, urumva? None zo tugiye gusenya gusa, nta ndege ya gisivili iri bukurweho. Aha pakinze ntuzi Skoy bagombye kuba barazisandaje barazitwitse zonyine. Wigize ubivuga ariko kandi ukavuga uti zira ndege zihaguruka zite bazirangira. Kandi bari hafi yaho, ugiye mu buryo bwa kilometero birashoboka. Ama incursion militaire commando yo kujya kuhasenya abagoye suko nayo adashoboka, ariko nibishoboka nayo mamine wayatega, ariko byose bikagira. M23 ifite ubwo bushobozi bwo ngo aya madrone ahantu ari turayarasa ngo izi suko yantu ziri turazirasa. Impamvu nemeza ko ibufite, urumva? Nuko byanze bikunze impamvu nemera ko M23 ibifite nuko byanze bikunze ibi bitero sibyo bya mbere byabahigaga. Ubwo bahizwe na byinshi bahamwa wenda na kimwe. Kuko kunyemeza ngo nibwo bakibitangira no kubeshya. Ndeba imyaka abamerceneri bamaze, urumva? Bahembwa amafaranga nakuriye. Kandi bitagenze gutyo twaba tubona n'ibindi. Drone ni 9 leta yaguze mu Bushinwa, wenda yarashe hari nimwe cyangwa n'ebyiri zazihekeranyije, urumva? Ndatekereza ko ubwo bushobozi mu Ventura bufite. Barabufite ariko bagomba guhindura imirwanire nyine. Bwo kurasa izo drone cyane bazirasa. Bishoboka ko nizo barashe ariko badashaka gutangaza. None se byubisa amakuru twaba tuyafite. Bavuga ko nta drone yarasuye Kibumba. Kandi majoro Ingoma yarabiha. Byihorere none se bo n'abana bo gupfa gutangaza amakuru yose. Niba se bazi ko byabagiraho ingaruka. Cyangwa bigatuma umwanzi amenye intwaro bafite arsenal bafite kwingana. Ariko kandi uko ko ubukeka yuko amakuru yose ujya wizera ibyo majoro Ingoma kubwira byose. Abo bikubwira nk'umukomuniketa w'umusirikare. Ntaga bikubwira nk'umusivili. Urumva? None se ubu ko murimo kugorwa no kumenya umukomanda wa kabiri. Kandi bo bavuze babiri. Muri communication y'igisirikare bafite amayeri bakoresha.
bakakubwira ibintu n'imibare n'amakode yabo ugacanganyukirwa. hari ababihuza no kuba M23 rimaze iminsi yakira abasirikare bo ku ruhande rwa FARDC. Ati wenda ni abamaneko bagiye batanga amakuru bayaha urundi ruhande kugira ngo rubone amakuru yo kuba bakica bari abasirikare. Oya ntabwo ari byo, ahubwo wenda nuko M23 itarangira kubura imirwano ku buryo bweruye nginagaragaza umusaruro waba imaze kwakira ukungana. No anababitekereza bati ko baza ntibarwane ntibagure ibirindiro, izo mbaraga ikomeza kubona idakoresha izikoresha iki. Ariko nabo iyo ugiye umuntu kuwundi bagiye batangaza urumva bakubwira yuko ari amateka akomeye cyane. Urabona nk'umukoneri bigeze kwakira mbere uriya uvuka imweso, none se abantu bamukirije umuryango abaza rero bawumereye nabi bajya kuwutwika muri mweso, hanyuma baranawutwara bajya kuwuhisha, aza wukurikiye wose niwe waje kugambana. Urumva ubutasi bwa Kongo bufite uburyo bwinshi bwakoresha butaneze gutuma ngo abantu ngo niki, cyane cyane ko ni umuntu ntabwo yarashwe n'isasu ngo umuntu umusniper wamurashe. Hakorerwa ikoranabuhanga gushaka amakorodone drone zikoresha coordinates zikoresha, ntabwo bisaba umuntu uri kuritera aho ngaho ngavuge ngo ibi ni birasaba ikoranabuhanga. Ntabwo drone kurikira igicucu cy'umuntu, ikurikira ibikoresho by'ikoranabuhanga afite. So kubihuza ntabwo bimeze gutyo, ahubwo iyo abari propaganda ya guverinoma ya Kinshasa yo kugira ngo imene urwango ici intege ku bantu bashaka kusanga M23 bavuga bati ntimuzajye muri M23 batazabica bahereye ko mujya kukuramo amakuru no kugira gute, no kugira ngo nuri kuri M23 abitekereza avuga ati aho si abantu turimo kwakira noneho bareke kubakira. Ariko ntabwo abantu bakiriwe baza bafite impamvu zabo, ntabwo kuva muri guverinoma ari ikintu cyoroshye ngo ujye mu nyeshyamba karenija. None se ntibabanza kubakorera investigation? Erega bujya batangaza umuntu babanje kunyuza mu kayunguruzo. None se ababasanze bose niko babatangaje, hari n'ababasanze bira barabafunga batuwe twakumenya n'iki kuzanye. Nose ariko shabwo wigira ko bagutangariza umuntu babanje kunyuza mu kayunguruzo igihe kinini cyane, bakavuga ati we dushyizeho vi koko waje udusanze. Urumva ariko mwari batanu, ariko bagafatamo babiri, abandi ibyo bakorera simbizi. None se Muvento nta bwenge gira bwo kuyungurura? Eshu basanga musanzwe mukorana wenda. Oya ibyo ntago ari byo. Major Ringoma yavuze ko ingabo za leta ngo zabahaye ubutumwa, sibyo? Ati twabwumvise. Ati bazishyura ikiguzi kinini. Ati kandi bakoze aho badakwiye gukora. Major Ringoma n'umusirikare bigiye kugenda biti. Major Ringoma n'umusirikare nta kindi yagusubiza, urumva nta n'ikindi yenda gutangaza. Ariko niba M23 ubu ngubu aribwo yakwakira ubutumwa bwa guverinoma yaba aratinze kubwakira, kuko Colonel yapfuye ariko n'abasirikare basanzwe batakaza ubuzima, kandi byose bitanga ubutumwa. Ntese barwana badatakaza abasirikare birashoboka se? Oya, iriya ni imvugo yo guhumuriza, ni n'imvugo yo kubwira leta gutyo. Ariko ubwo butumwa nibwo twamaze kuvugaho mu kanya. Ubwo butumwa niyo mpamvu navuze ngo ubutumwa bwinshi n'ubwo M23 yanabyivugiye no guhindura imirwanire no kugira gute, ariko no kudahubuka. Ntabwo ushobora kuvuga ngo urabona intambara ngikariye mu cyumweru kimwe cyangwa mu cyumweru bibiri. Barabanza bakaza ubwirinzi, abapisi babo batera ibipindi abasirikare babwire ko ibintu byahindutse, ko bashaka guhindura ingamba. Afande Makenga afite umurimo ukomeye cyane wo gushaka undi mutasi usimbura uriya, guhindura high command ku rwego rukomeye, ubwirinzi bwabo uko bukozwe, urumva n'iki byose. Urumva bafite akazi kenshi ko kugira ibyo bahindura muri we imbere no kureba n'ubutasi bwabo butarinjira nkuko bivugaga. Urumva kandi ikindi kinakomeye, uriya yarashinzwe na relation internationale, yego, yari nka ministre w'ububanyi n'amahanga wa M23. Urumva ni imyanya ibiri, umutasi ureba n'ibyo ngibyo. Urumva birabasaba imbaraga nyinshi no kureba mu rwego mpuzamahanga bagomba gukora bate, sibyo? Niyo mpamvu navuze ngo ngiye gusubiza ikibazo kiri paradoxal. M23 ikeneye kwagura ibirindiro no kumenya ngo ubundi amahanga yose banahanganye nawe muri izo drone n'atanga izo drone. Ni iki gituma abenguka guverinoma kubarusha? Ubundi bakoze ikihe cyaha ku isi ku buryo uje wese internationally abenguka leta? Mu gihe tuzi ko muri international relations nawe umpuguke muri yo nta rukundo ruba muhareba inyungu. Alliance Fleuve Congo ifite inshingano zo kwagura ibirindiro. Niba hari indabyo leta ifite abandi bakunda zibahumurira bakaziyambura bagatangira kuza kubatereta, muri izo ndabyo guverinoma ifite ndakubwiramo ebyiri.
leta ifite imijyi ikomeye, irimo ibibuga by'indege, irimo business hub nk'iri ya Goma. Ariko iyo business hub ya Goma wabonye ko mu itangazo rya Amerika bashyizemo aho CYANE igomba kugarukira, bashyiramo n'izina ry'umuhanda ngo ni RP, ngo ni Merzinez. Naho ugomba kumenya kuki bashyiramo no mihanda nk'aho bavuga avenue zo muri New York, naho inyungu zabo zinyura. Urumva? So reka kuvuga ngo izi nyungu ngo zazireka zibe free ngo Amerika itandeba nabi, ahubwo reba jya ku isoko y'inyungu ni ibirombe bashaka. M23 ni yagura ibirindiro ifata hano hari ibyo abazungu bakunda, bazi kureba ku nyungu zabo baje kwitereta. Urumva? None se impamvu General de Gaulle arimo kuzenguruka ibihugu bya IGAD niki? Afite ibirambo byose bya zahabu kandi niyo amahanga akeneye, aho peteroli icukurwa afite buri kimwe cyose aragifite. Urumva? Ntabwo bamukunda kurusha Burhani, bamukunda se mwiki? Ahubwo bakunda ibyaho yagiye yigarurira biri. We ni umustrateje. Ariko M23 imaze imyaka 3 itarafata ibirombe bya Rubaya bya Mangacucu. Urumva? Wa mu general wigize umugeneral ngo niba rindi ngo autoproclamé bamwita nde yarabyigaruriye. Urumva? Arimo kubyigarurira, ndaza kumwibuka izina. Urumva? Ntibaragira buri kare zahabu. Amashyamba manini ntibaragira gute. Sibyo? Nahoze muri chip report yandika ngo Colonel Castro ngo arabaga muri business ngo zazahabu n'ibyo zahabu se bafite ni bayicukura he muri Rucuru. Karakarere kubuhinzi. Alias Freve Kongorero ni yagura ibirindiro, ifata imijyi, ifata iki niki. Nigeze kubikubwira mu kiganiro, ndakubwira ngo ntiwaba ufite airport akomeye nka Goma ngo reke gutangira kunegosia n'abakoresha iyo airport. Ubwo nyine za Ethiopia na Iran zizaza kugutereta. Ese kugira ngo tugwigome birasaba iki? Ibihanyura, ibihapakirwa bigira gute? Yego afite challenge ko Gomera cyafite icyicaro cya MONUSCO. Akona ko nakantu kumvikana kandi MONUSCO ni ikindi kintu. Ariko byose babirebaho niba ari byo bikuye muri yatangazo ya M23 ko bakangutse nibakangukire rimwe kuko nabonaga banatunga gatoki international community guhora ibabeshya no kugira gute. Bari mu gihugu cyabo nkuko De Gaulle ari muri gihugu cye akaba atatinye gufata Elfasha cyangwa Nyara muri Darfur, akaba atatinye kurasa ku kibuga cy'indege hari ikibazo kimusumbirije, nawe nibagiye muri ubwo buryo. Kubera ikindi mpamvu no kuvuga ibi ngibi nutanabikora uguhigara guhiga. Urumva? Wa mugani wanjye ugomba mwuzanye. Urawibuka? Ngo miyevo muri debu ke agent. Wandasa mpagaze hakujya ngo mfukamishe ubwo n'undi wandasa. Kandi buriya aba bantu baba mu Burengerazuba bw'isi uvangura ngo urubanguragira gute? Iyo babonye uri seriye baragukurikira. Iyo barebye mu maso neza. Ubuse mu Rwanda abantu baza gutinya kureba mu maso abafaransa. Uzabaze Maître Nkongore ambasaderi akubwira ukuntu abafaransa bisigiraga amarangi muri gare ya Nyabugogo bajya ku rugamba umukarange bajya kurasana n'inkotanyi. Hari abantu bakoraga camouflage rebara Nyabugogo hari gare n'ibifaru byabo bakabanza kwisiga amarangi kugira gute kwambara ibyatsi bagahita bahaguruka. Ariko abantu babarebye mu maso barabirukana. Za Sovu urabizi byahabereye ibyo byumva niba ari Sovu niba ari hose. Urumva? So M23 ikeneye kureba mu maso abantu batekereza ko hari gitinya cyangwa yubaha ikarenza igashira isoni mu gihugu cyayo, yamara kubashira isoni bakavuga ati ba bantu koko gutya. Ariko Sadek irabafatana ibirindiro bareba, yarabanje irandika iri kwega bareba ikindi kintu nk'ibyo berekanye politike yawe yo kubaha umuryango mpuzamahanga kuri example EAC. Ariko yari kwikugarukira hariya bakavuga ati twaretse EAC deployinga. Urumva? Ariko nabandi bari kudeployinga na gutya ngo baje baraturasa aho bigeze ahangaha turi iwacu. Niba ari ikinyabupfura barakerekanye kirahagije, nta kindi bakeneye kongeraho. Cyane ko societe tugezemo muri iyi minsi ntago ikeneye cyane kumva ngo impamvu zawe ngo Rwanda ngo zirahagije. Niba ari ibyo ngibyo na Hamas nk'ishyaka riyobora Gaza ryari rifite uburenganzira bagije gutegeka Gaza, none barimo kubibwira ngo nivemo ku ngufu bashaka abandi bahategeka kugeza no kuvuga ngo banabimura abaturage babahungira ahandi. Niba ari ibyo mpamvu barwanira abandi barazifite bose tuzengurukije amaso kwabona benshi. Ariko isi ntago ikeneye kumva impamvu urwanira. Le monde d'aujourd'hui ikeneye benefit and interest. Ibyo bindi bikaza bibanza, ariko icyo ukareba wowe ibyo nibyo ukeneye wowe. Donc ibyo M23 Rwanda ni ibyikeneye biri muri intere zayo, ariko ntago ari byo andi mashyanga yikeneyeho. Yazerera yakebeba ku isi yose ikiruga ikagira gute, ntago biri mu gihombo cyabo. Urumva? Noneho ibiri mu nyungu zabo neki nibyo inganda zabo zikoresha, izo za Tesla,
ibyo nibyo zahabu bakoresha, nibyo ziranium bakoresha ibitwaro na za misile zirasakura n'ibyo gajuru. Urumva banzu bishake nawe rero numara kubibona bazakubaha. Ndakubwiye ngo Degaro irirwa azenguruka amaperezidansi yo muri Afurika na South Africa yagiyeyo, na IGAD yamutumiyeho gutumira perezida wa Sudani. Kubera iki? Kuko ararusha perezida Burhani ibirombe byinshi n'ahacukurwa peteroli. So niyo mpamvu bamutumira, niyo mpamvu nta kindi. Ntabwo bavuga ngo urabona ngo ni igitangaza kuri Burhani, na Burhani yavugiye mu nteko rusange ya Loni i New York, ariko IGAD yo ntabwo irimo gutumira Burhani, irimo gutumira Dagaro. Dagaro se baramukunda kurusha Burhani kubera iki? N'abajenero bombi n'abasudani barareba ufite ibirombe byinshi na pourcentage nini ku butaka. So M23 na Alliance Fleuve Congo niba badahindura strategy ngo barebe ubenguka leta yibenguka kubera iki, akatwinuka tutanuka, ayirebera kuri entera mukeneyeho. Fata ibirombe, fata amashyamba, uva muri ibyo ngibyo bindi. Kereke M23 yatangije urugamba ititeguye ku basirikare benshi, ku bikoresho n'iki. Icyo gihe ntabwo nzi icyo yakora. Niba yarambika intwaro hasi kavuga turatsinzwe, niba yititereningana imbaraga, niba yagira gute simbize. Cyane ko amakuru mfite ntabwo nava muri studio ntavuze aho leta ya Kinshasa iherutse kuburiza abantu gutora muri Masisi na Rucuru na Nyiragongo, ndetse bikaba bivuga ko muri communauté Hutu ya Congo, ko ibyo byamoko barabivuga, baburiye imyanya completement mu nteko ishinga amategeko nshyashya ubu ngubu ya Kinshasa. Hari amajwi arimo gucicikana avuga ko noneho M23 ishobora guprofite n'occasion ikareba mu burakari bafite, ntibatoye ntibakiri representative Kinshasa, barimo bakera babuza akazi. Nabo ubwo batangiye kwivugira bati iyo dusubiranyemo nk'abavuga ikinyarwanda hagati y'abatutsi n'abahutu muri Kongo, abi Kinshasa kure baducamo icyuho bakaduca amazi, none uwahindukira tukajya kuri M23 kariyo gakiza kacu. M23 ni profite ino occasion irebe ko yakwigarura imitima avuga ikinyarwanda bose nta urobanduye, ihagurukira aho ngaho rero ifate irwane. Urumva bivuga ko izi mission ba Castro bari barimo na Bahati barimo bashakisha no kugarura imitima y'abazarendo bo mu bwoko buvuga ikinyarwanda batabumvaga, bari ku ruhande rwa leta kandi barimo kwicika ku bwinshi, kuko urumva bari abazarendo bafite ba boss babo bari abadepite, none batakaje imyanya ntibanatoye. Icyo cyuho gihari nicyo M23 yo guprofita, ikavuga uti nyine igihe mukiri muri ako gace rero ni muze mwese twababwiye kera ari sidi kivaye no icyo kibazo kirahari. Ibaze inteko ishinga amategeko ya Kongo yose ntawe uvuga ikinyarwanda gusigayemo. Niko nabibonye no ku ntonde zabo nagiye ndeba, nabonye birimo n'abahunde n'abakini iki ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi bamaze imyaka hafi 60 babituniraho muri ubwo buryo. Niba dashyira hamwe se bizagenda gute? M23 yagura ibirindiro politically kandi ye guhubuka ngigiye kuri terratinga kuri guverinoma n'umujinya mwinshi, nikomeza umujyo yaririmo. Harya ni intuza wakunze kumbwira Canisius ngomba ngo idahora ngo yitwa igicuma. Ubwo se nibagiye guhora none ko numvise Wiringoma avuga ati bakoze aho badakwiye gukora. Erega guhora neza kuri guverinoma mu Rwanda no kuyikuraho abazarendo nk'imitwe 10 ubakujemo siyasa. Ese guhora mu bitwara guhora ari sasu gusa. Urumva? A pour A no kuvuga ngo wabikora mu buryo buri hybrid ibyo nakubwiye. Ariko banzu urebe intambara itsindwa na politiki n'itsindwa n'imbunda gusa. Banzu batwaraho bizeraga amaboko. Urumva? Kandi batwaza ubugwa neza. Kuko intwaro yo guceceka kwa M23 irwana icecetse bucece yashegeshe leta ku rwego rwo hejuru no kwiyegereza abaturage. Sivuze ngo banabireke, ahubwo nibakanga leta nkuko anga diversaire gutyo. Urumva? Ariko bene kuba brutal. Erega nibakore ndi komandoma. Urumva nibapange abo basimbuza abo bapfuye, banabereke ko bagifite amaneko benshi batacungiraga kuri umwe. Uko ni kuri mukanga diversaire, ubundi bahindure wa yarufu yanakubwiye. Ako ni barakara bakagira gute, wenda leta yakoze icyo kubarasa kugira ngo ibarakaze iraba ibakuruye mu cyo leta ishaka, ni murakare tubabone, ahubwo nikomeza umujyo yaririmo yewe no kubereka ko n'ikibazo yagize. Urumva? Ririya tangazo nari kwajyandika mu buryo giye bundi ryo kubereka ngo ako kanya niko bari abantu bo muri Middle East bajya babikora. Ukirasa umukomando wawe bahita basettinga undi bukeye, mugahita mumenye no wamusimbuye mukavuga uyu yaturutse he, akazacanga Amerika nk'imyaka yindi 50 cyangwa 30 bakimwigaho. Nibwo buryo bwo gutsinda leta. Ntabwo urakara nkayo, kuko leta ifite uburemere mukoresha ibyo bita force asymmetrique. Ifite abadiplomate, ifite ibirombe, ifite ministeri, ifite buri kimwe cyose, ifite miliyoni 100. None ufite miliyoni 3 wenda muri espace control. Nibyo birombe ntubigira. Nizo mbaho ntiwemene kwicuza ku bigo mpuzamahanga. None urajya kureyajisa nkayo kubera iki? Urashaka wiki?
ubwitonzi bwanyu mwarwanyemo bwashoboye kubeshaho imyaka 3 urumva kandi bihagama leta musubira inyuma muhisubiza ibirindiro mwari murimo urumva nimukomeze muri iyo politike mwe guhindurwa na evenement imwe iryo tangazo rero nabonye ntago mbona ko rigiye cyo kora nimushobora kuba mwavuga mu tereka tugize ingredient twinjizamo naka tuba strike nk'ibyo mutangiye tugenda tubakuramo 2-3 it's okay mwabikora mugahindura ingamba special forces zigakora ku kazi mukavuga muti cira umwaba ntuzongera gukoresha inama abaturage ngo hava amahoro nawe hari uzakoresha namwe tuyivangire twadukoresheje twebwe ikoranabuhanga ryacu twadukoresheje abagenda ku butaka tubateze mine muzajya muhaca mugiye mu nama ariko nimugaruka kumva bombe zisimbukana izo derangement mwazikora ariko mukagura n'ibirindiro cyane cyane gikomeye naciye hakarongo ibyo international community bira ko mutinya kwegera mukabyegera mukavuga muti turi wacu ku buryo leta cyisha zagitinya ivuga iti nitujye gukora strike imeze gutya izagikurikirwa n'iki David ariko ibi bibaye mu gihe n'ubundi SADC nayo irimo iraza mu ntuza ya leta umurongo wa leta SADC ivuga mu minsi ishize ko yiteguye kwirukana M23 mu bice byose yafashe ribuka ni ikiganiro n'abanyamakuru cyabaye ejo bundi cyarimo umuyobozi w'ingabo ku ruhande rwa South Africa wo muri SADC no kuri Congo none se SADC ko MONUSCO kirusha imbaraga na competence nayo ikaba yatangaje operation Springbok ikaba yinaniye SADC muri budget SADC mu bushobozi SADC muri competence internationale urumva icyananiye Loni kizashobora SADC njye mbura ahantu gembe huriza narakubwiye ngo iyo SADC iza kugira iyo haza kuba amayeri yandi akomeye Tshisekedi yari gukoresha amayeri ya bilateral military cooperation nk'aya y'abarundi akavuga ati nzanye mu South Africa ku gatuza kayo ku masezerano ateye kuriye nkayo ku giti cyayo nzanyemo Namibia ku gituza cyayo SADC forget nzanyemo TPLF ya Tanzania gutyo ariko abantu bakorera muri ombro international bameze nka kokoteri yivangiye mu kirahure nta mirwanire yabo ntabwo SADC itagifite ya chapitre ya Loni ntacyo yakoraho M23 bari hasi cyane kuko bari nabo tutakwicamo abasirikare 10 ngo bakomeze bicara aho ngaho ariko wishingabo za Loni 10 umva ndakubwiza ukuri impapuro ako kanya ziguta muri yombi bahita bazisohorera aho ngaho ugasigara uhigana n'izo mpapuro urumva ariko SADC ntago mbona mandadare yayo icyo yakoraho M23 cyane kirimo kurwanira muri siferi itegereye SADC itegereye iwabo cyane ntago intambara irimo kubera ku mupaka wa Zambia irimo kubera ku mupaka wa irimo no kubera ku mupaka wa Tanzania ngo muza no mujinya muvuga muti birimo kubera mu gihugu yego kuko wa mugani ki muri SADC ariko mu bantu bari muri SADC bose nta gihugu na kimwe imirwano yegereye nta na kimwe kuba rero biri muri leta ya demokarasi ya Congo iri muri SADC na bakaba bafite no muri charite yabo mu mategeko yabo bakaba bemererwa kurwanira igihugu ibyo ngibyo ndabyemera ariko ntabwo ari igihugu cya Congo cyatewe n'ikindi ni icy'abene igihugu barimo kurwana kandi SADC yashyize umukono ku masezerano ya M23 na guverinoma urumva ni nk'irondo ryivanze n'amabandi uwo mutima ubwawo kuko mu ntambara harwana icyo ufite ku mutima ntabwo ari icyo ufite mu ntoki ku mutima ubwawo bazi ko ari abagambanyi urumva ni conspirators nabo baje kugambana na M23 kandi ibyo bayisabye wenda banabona ko yagiye nabishyira mu bikorwa bimwe na bimwe so SADC ntago ndayibona irwana ku buryo buhambaye ariko inarwanya ku buryo buhambaye kuko nabikubwiye inyeshyamba zishitse ubwenge zayishyira ku murongo ikiruka si ya mbere y'abayirukanse na Amerika yirukanse iva muri Afghanistan ejo nibaza imyaka 20 yirukanka kandi Amerika yirukanse iva muri Somalia mu gihe cya ibari General Farah Idide sinibuka neza urumva kandi ifite igisirikare gikomeye ku isi reba imyaka SADC reba imyaka Hamas kubera impamvu irwanira muri Gaza amezi imaze ku minsi 100 mu manzani ne kugeza uyu munsi amezi atararenga reba kugira ngo Hamas irwane na Israel imyaka ingana gutya kugeza ubu amezi angana muri amasaha 24 bumvikanye ko kugira ngo irekure imbohe yari ifite ahubwo bazizanira imiti zirwaye ubu batangiye kujya Qatar ikora requisition y'imiti ikayishyira imboho zifungiye mu mezi yose Israel imaze irwana ntirabahoza imbohe n'imwe ubanza rimwe babonye nako mu mbohe zisaga 100 ndavuga gisirikare Israel mu bisirikare 10 bikomeye ku isi Hamas ntiwanabona n'umubare n'uyishyiramo aba bantu yo mu Rwanda gutya ntabwo ushobora kubatsinda muri SADC abantu bajya bafata urugero rw'ibintu bishoboka Amerika yageze ahiganira no bita Taliban muri Qatar
kandi yarabitaga iki muri Afghanistan bagirana ibiganiro muri Qatar so SADC ntabwo harwana impamvu ntabwo harwana kuvuga ngo mfite ibibuna ariko M23 yanabifite ibitwaro ntabwo bibuze urumva ikindi kintu msigaye maze kubona M23 does not stand alone ntabwo ihagaze yonyine ifite abantu bayitega amatwi ni bande ntabwo wabamenya ariko barahari ntabwo irwana kuri yonyine ifite ibihugu by'ibihanganye nabyo bitiza amatwi n'amaso bishobora kuba bishima kuri Kinshasa bigashima no kuri M23 bikavuga twese mwese tutiteranye none se leta Amerika yivuga ngo iri hariya muri kariya karere ngo n'ubutasi bwayo ngo ubu ziri mu kiye gihande ubu si kubwiye kiri rucuru cyane cyane kutinye ikwikwega kw'ibirenge bya Putin muri biyaga bigari urumva nizo ndege zikora zose n'Abushinwa bishobora gukwega Amerika n'ikavuga uti natwe reka turebe ahantu twegera bano bantu babugarije akarere k'ibiyaga bigari Putin ntiyenda kuza mu Burundi yego urumva China ntiyavuze ngo izakora ibishoboka byose ngo Kinshasa gitsindire ya ntambara aho Ubushinwa buvugiye na Putin akahavugira niba bavugiye kuri umusozi hagataca mu mugezi ku wundi musozi bireba nabyo ko Amerika ishobora kuhakandagira n'abanyamerika n'abafaransa n'abongereza n'abafaransa kugira ngo barebe ko Putin atahagarara wenyine ubuse urambwira ngo uko Tshisekedi akomeza kwikururira ibyo bihugu by'ibihangange byo mu burasirazuba uribwira ko abandi bo batashobora kujya gukomanga ku byo bihugu byo mu burengerazuba ntabwo M23 ihagaze yonyine no kuba Amerika yemera gushyiraho ceasefire iri mu mutwe w'inyeshyamba ngo uwubahirize biravuze ngo irabazi nyine kandi iravuze ngo ni long standing crisis ni ikibazo kimaze igihe kirekire hariya iyo crisis isa nkaho White House yemera ikayumva ikanayita izina rero the way Putin akomeza gucengeza akarenge hariya abarusiya abamercenary n'abarusiya imbunda zikora Sukhoi made in Russia urumva drone made in China ariko M23 ihagama leta kuriya mubona ko yihagama nubwo ngo ibarashwemo umuntu nka kuriya yihagama iri yonyine ubwo se yaba ifite igisirikare kimeze gute yonyine ifite ibihugu by'ibihanganye byanze kwidekarara kuko ntabwo byemewe kwidekarara kushyigikiye inyeshyamba icyo gihe urabihisha kugira ngo utabangamira amategeko mpuzamahanga rifite amaperezidansi akomeye ayumva uvuze ibyo bintu uhita unyibutsa ibyo byo kwanga ibihugu bibishyigikiye n'iki unyibutsa ko n'u Burundi niba azajya no mu Burundi wa mugani Putin niba azaza nk'uko bivugwa u Burundi nabwo ejo bundi mbonera kure zasoje imyitozo zigiye koherezwa kurwana na M23 warabyumvise nabyo narabyumvise SADC imbonera kure nyine ubwo n'u Burundi muri rusange hanyuma yahoze ambwira mu minsi yashize ko ibihugu 7 deja bya SADC byamaze kugera hariya kandi bikaza mu ibanga n'umubare w'abasirikare bakabahisha nawe mukanya urambwiye uti M23 niyitonde iritonde ibona abantu barimo bagenda bayisatira iritonde ibona ibintu birimo bigenda birushaho kuzamba ubundi intsinzwe ya mbere irava kuri kubazana babahisha ubundi kucyubahisha ubundi kuki aho bikomeye uhateza imbonera kure aho wateza igisirikare cyawe kiri professionnel ariko ku makuru y'imbonera kure wenda bishobora kuba bici ayo makuru aciye kuri channel yawe bwa mbere abantu we kubivanga n'ibya M23 leta ya Kinshasa ifite umugambi wo gushinga Red Tabara nshyashya leta y'u Burundi ikayishinga ku butaka bwa Kongo ikoresheje izo mbonera kure irimo gutoza gute kugira ngo leta ngo ifite umugambi wo kurokrita imbonera kure ku butaka bwayo byanashoboka ifite abantu yoherera mu bihugu bitandukanye mu nkambi z'impunzi ngo babanze bidekarare nk'impunzi bahamara igihe urumva none izabarokita nayo bajyane muri Kongo nk'abantu bafite nk'amakarita y'inkambi z'impunzi babayemo n'iki iboneka ishinja ibihugu byo hanze ko byohereza abantu muri Red Tabara noneho ibe yabona proof ivuga uti uyu ntimubona se afite n'inkambi wenda y'Imahama n'ikarita uyu ntimubona se afite n'ikarita wenda y'Inyati na Kivale iyo se nawe se turamubeshyera twabaye rwose turi impunzi baraturoketa bagira gute n'iki nibyo leta ya Bujumbura irimo kugira ngo mu mezi nk'atatu izabikoresha ntago ari ibya M23 rero ishaka kwihangana n'ibihugu bituranye ibone kibishinja ubwo izo mbonera kure nizo kohereza muri Kongo ariko nka Red Tabara hanyuma ntihagira imbonera kure zidekarara ko zavuye mu bihugu zirokiriswe n'ibyo bihugu aya
iyi extrait uzayikure muri iki kiganiro yishyiremo ko nabikubwiye. No gushaka ibizibiti. No gushaka ibizibiti. Buriya ibihugu bigira kanoni nyinshi cyane bikoresha. Ibihugu bipakiye utuntu twinshi. Ibihugu bemeze nk'abarozi bavanga imiti. No kuvanga imiti. Aya makuru nkubwiye wowe uzayabike. Nakubwiye ngo ntago tuba kuri izitere tutumva byinshi. Ubu wiga wanalizangura marishari. Ariko ugiye ko kagacitse nk'umuntu akaguhaye. Undi agize gute ntumenye no wari we. Ese ubivanye he? Ariko trust me, leta y'u Burundi ashaka gukereya Red Tabara muri Kongo yayo. Irimo abantu erema zose zikeneye. Kugira ngo nishaka kuvuga ngo shinjura 5 ibambika amapingu. Twabafatiye ku gitero cyo muri Muramvye. Niba kubwira ko usange nk'umuntu w'Ikirehe yaramubonye hapa. Cyane. Niyo karita arayifite. Niyo karita arayifite. Wishaka gushinja Ubugande. Yongere ifatu y'Ubugande. Nawe usanga ko yarahabaye n'abantu ari nka bya bintu bya JVM uyu muntu murakara katabaye aho ngaho se. Ku buryo nyine uburaho hera. Ashobora ko afite n'ikarita ndangampunzi. Urumva? Yarayifashe. Ashobora kuba n'umuryango we warahizwe muri Musaga. Hari amafaranga adakora se. Nta kintu kigoye kirimo aho ngaho ariko ndumva byumvikana. Gahunda zimanira kure ntabwo ari zo kujya kurwana. Ni izo gukerera Red Tabara nshyashya. Bashaka ko iba Red Tabara made in Burundi. None igakomeza kuba iturufu yo kuzaba igihe kirekire muri Kongo. Bafite ibizibiti bashinja amahanga. David reka dusoze. Urabona ari iki kigiye gukurikiraho rero kuri ibi bintu bya M23? Ni iki kigiye gukurikiraho? Uko ubibona wavuze uti bakabaye bitonda ariko se iri tangazo basohera ni mu bwitonzi nyabaki? Uko mbibona nuko hari abantu mu mico ya Kinyarwanda giye sindi umunyahanga mu mateka abantu bita ngo gucengere. Urumva? Nuko urupfu rw'umukomanda nkuriye rushobora kuba imbarutso yo guhindura kudahindura mission ariko kongera umurego mu ntambara mwarwanaga rukaba impamvu rukaba imbarutso. Sibyo? Bakavuga bati ngo niko gitangazo cyanditse nyine. Bakavuga bati ariko bihereye mu bwabo basirikane mwari mwaranze ko mwamburwa amatelefone. Twanga no kuyabambura ngo bitabatera umutima mubi. Ariko ishobora kuba ariyo mwe mu mpamvu umwanzi yakoresheje dukoramo muzirambike hasi. Ubwo urumva komando misi iba izi iroroshye gukora operation yari abagoye gukora mu basirikare. Urumva no kubumvisha zindi mpamvu zo kurwana batumvaga neza. Ubwo ni nyinshi ABCD nge ntabwo nazimenya nibo baba bazizi. Cyo ni kimwe. Urumva bizamuye morale kubera iki? Kubakura ama smartphone byari impamvu yatuma baba demoralize. None ngo ibaye impamvu iba morale ibaye impamvu bongerera morale. Uberekana urugero n'impamvu. Urumva? Ikindi nabo bashobora kuba batinyaga no gustrikinga abategetsi ba Kinshasa bamo nkuri Goma no bagiye kubona impamvu batinyaga nimwe mwabitangiye. Ikindi cya kabiri iyo mbivugiye kuri Primo Media Rwanda urabizi igikurikiraho nawe urupfu rwa Colonel Castro rushobora kuba ikiguzi cy'umujyi wa Goma. Bakabigira impamvu. Ubu ndabizi abantu bagite bandika bati wowe igihe wavugiye Goma watanze n'imisi byaranze. Yenza hanga gusobanura ibintu bivuye mu bwonko bwanjye. Nundi nawe yandika commentaires bivuye mu bwonko bwanjye muri kayandika. Nje ntabwo ndi kamara. So rero buriya iyo muri nyeshyamba ba opportunist mugashira mukonshiramo opportunism ikibazo mwagize mu kibyaza igisubizo. Akandi kantu ngiye kuvuga hangaha wenda hari wagira ngo wenda hari impamvu itumye nkavuga yenda ariko nta n'intari. Hari ibyo bita manche ku bahinzi barabizi n'abarashi barabizi n'abacuranzi barabizi. Burya wa wundi waririmbye ngo kurwesero ninde umucuranzi ngo yambaye wacu Mavenge. Burya Mavenge acurangira gitari ibumoso ayicuritse. Burya abandi bayicurangira iburyo warayicurika sinzi ukuntu abigenza intoki ze. Ni benshi buri wese agira manche ye. Inyogoye. Urakoze. Buriya rero n'umukono wiri ko babyita. N'umuhinzi aruhingira imoso wandikira imoso abagoshiste byose birashoboka. Buriya nkuko twabonye muri struggle y'u Rwanda. Ese ubwo nabashize so nibivuzera twabonye twari tuzi manche ya Fred Gisa Rwigema nyakwigendera. Urumva? Ariko
muzehe Pike aturutse muri Amerika nawe azana umukono w'iri ntambara ubu tunarangiza intambara hakagana jenoside. Ntabwo abantu bazi uzasimbura Castro n'impinduka zigiye kuba muri high command ya M23. Manche zizazana imirwanire. Ushobora gusanga manche ya Colonel Castro yari yaragwanye kageza uyu munsi. None umundi mukono ugiye kuza mushyashya kubuze kurwana kugeza uyu munsi. Utangira aho yaragejeje. Optimistically abantu baje bamenya ko uko ibintu bihindutse bishobora bihinduka n'ibindi byose. Abantu ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa 10 1990 baratangiye ngabo z'u Rwanda mukomere. Inyanga Rwanda twazikubise inshuro mu gukeka birumva gatunira afashwe. Bagicuranga iyo ndirimbo. Barakomeza bashyiramo igitero cya kabiri zari yitwaje demokarasi. Ibirunga birafashwe. Bageze ku cya kane na Ruhengeri yafunguwe. Impamvu mvuga ibi ngibi sinshaka kugereranya ama revolution. Ariko bano bantu bitwara muri revolutionnaire congolaise. Revolutionaries niko kuri abarwana. Akakantu kababayo bakabya iyo opportunity bahita bayibyazamo ikindi kintu bahita abagenero bahita bongera bakicara. Bakareba hano twakosheje iki twagize gute n'ikindi kiduhindure gute n'iki. Hazaboneka impinduka byanze bikunze. Rero niyo Sadek kuvuga ishobora guhura n'izo mpinduka nyinshi. Cyane ko Sadek ni chaîne nini cyane birwana. Chaîne de commandement irakwedutse. Ariko chaîne M23 iri étroite. Cyangwa retro iregeranye. Abantu barwana begeranye bashobora gukubita abantu barwana bagize batazi n'icyo baje kurwanira. Muri mistake M23 ashobora gukora igatsindwa n'ibyo na Sadek. Ni ugukorera amakosa abaturage bahiyobora. None urabona nibyo irimo kuzira yirirwa ibakorera shatu yibakirigita. Urumva gukirigita abaturage baho no kubakaresa ni kuvuga ngo iki amaduka yanyu yafunze ntawe yakoraho. Urumva mutahe kare bamotari ntitujye ibihingwa byanyu turya rasiyo zacu. Biriya rero niba navuze ngo simbizi byizahindura n'iki shobora no kutabihindurika bikomeza ariko kagituma bakadabo hasi ntituma bakomanazi bikirenga ikabikomeza ariko ikoze nk'ibyo Yehova navugaga. Urumva ariko mu bigaragara iyo M23 iza kuba yarananiranye mu baturage iyobora ntiyari kwifotozanya n'ingabo z'abanyakenya ntibari kwandikirana ubahagemo of understanding. Ntabwo yari kwifotozanya n'abakoloneli Mike b'Ubugande ngo bazatahe bavuga ati dufite ifoto y'urwibutso baba muri salo zabo izo telefone zirimo bagiye bazimanikamo. Ndetse no mu ngabo za Kenya harimo impapuro yasinyanye na M23 muri archive zabo. Umuntu mwasinyanye rero ukabona havuye amahoro nta kimena guteze. Sadek ishobora kuzije kurwana ariko ikaze kurwana nizo memories zose ziri muri urwibutso rwa M23. None se David ubu umuntu yavuga ko intambara igiye kongera kubura. Ukurikije ibyabaye ukumva amagambo yavuzwe na Major Wiringoma ukumva n'ibyavuzwe na General Sikabwe wa FRDC uri kumwe n'abandi wa Sadek biragaragara nkaho ibintu bishobora kuba bigiye kuza. General Sikabwe yavuze biriya avuye gushingura General Tigo mugenzi we. Ntabwo giye muzigera mumva nkoresha expression ko intambara igiye nkoresha expression ngo igiye kongera nkaho idasanzwe iriho. Cyere kumbaje ngo igiye guhindura ritime yari iriho. Ariko urumva ritime yo irashoboka kuko n'ubundi isanzwe inahinduka ntitunabimenye. Ariko nibigaragara amaso yacu hazahinduka biki. Ntabwo hagiye guhinduka byinshi dusanga tubona. Kuko M23 ihinduka ba brutal yabigiye kwirasa mu kirenge. Ariko ngoma ati bakoze inara aho batagomba kuyikora. None se ntiyahitanye koloneli ntibahitanye koloneli Ruhinda. Ntibahitanye ndi mu general ejo bundi. Ubu bubone bari mu kiriyo. Urumva? None se ubundi hare ahantu bo bakoze leta ahantu haryoshye. Ntiwayiciye abakomanda benshi muri myaka 3. Urumva? Icyabaye cyo Major Wiringoma abivuga no kujijisha leta. Ati mugiye kutubona turi nk'ibihararumbo. Kandi ntacyo benda guhindura rwose babonaga urufe yabafite wenda n'abahagije. Sinimo kwivuguza mu byo navuze. Bazahindura utuntu duke n'ingredient bazacenyeza mu nkeya. Ni ingamba mwirinde ibi mugire gute tugure bakagura nk'amaradari. Abaradari zirahenda ntago bazibona ariko bakushaka kugura radari zigendanwa kugira ngo niba bari ku musozi indi misozi 5 baba control ikirere cyayo. Urumva nihagira ikiza bakabinda cyangwa bakirasa. Bashobora kugura amamisire ataya longue portée magufi arasa ahantu hagufi yo kurasa no gushwanya izo drone. Afite ibintu bagiye guhindura byinshi bibaho umutekano. Noneho bakomeze mu mujyo bafite babona ubaho umusaruro uhagije. Wenda niba atari bihararumbo ntibenda kubyiga uyu munsi. Urumva niba na professionalism na nenze hari icyo umusaruro yabahaye bazayikomeza. So Major Wiringoma rero nkavuga ko ubutumwa yabahaye
ubutekerezamo ko burimo ubukana budasanzwe, bushobora kuba ubukana strategique ariko ntibubukana ubona kuri tere ako kanya n'amaso yawe, cyangwa uburyo bw'imirwanire bukabasaba gusubira ku makosi azabatwara imyaka n'imyaka. Abantu bategereje kubona ngo M23 igiye guhita imanuka, ahubwo bakazabona iyo result mu myaka nk'ibiri iri imbere, aho kwibona mu kwezi cyangwa mu cyumweru kimwe. Niba no kwikundisha abaturage byarabagiriye akamaro, izo nama ntizihagarara ibyo navuze, ahubwo bazahindura abakomandazi bazikora no kuri perimetre bazikoreramo na strategy zabo. Ariko buri muntu bavuga ko M23 yahombewe n'uburyo yarwanye muri iyi myaka, nabwo waba wibeshye, kuko yasubiye inyuma mu birindiro irongera byisubiza. Urumva? Buriya rero ntabwo simbizi, reka turebe aka kantu nanisorejeho, reka turebe umukono mansha y'ibizahinduka yuzasimbura Castro kuko yari afite ikipe shene yose yayobora. Ariko ntabwo twagenda no kubaje niba uwo mukomanda wundi wa kabiri atari Bahati buriya nindi, kuko wambwiye uti ngewe nabibwiwe n'umuntu wari uri hafi aho ngaho abareba cyane n'umwe, cyangwa M23 irajijisha akaba ari umwe ikavuga babiri. Aya ntabwo nashinja abantu kujijisha, urumva? None se wa kabiri ninde niba atari bashobora kuvuga umubare wapfuye, ariko abandi nabo ku ruhande bakimenya umubare w'abakomeretse, parimi y'abakomeretse. Bahati akaba ari mu bakomeretse, ariko hakaba harapfuye abakomandazi babo. Wenda hapfuye colonel, wenda na lieutenant n'urugero, bari begeranye. Wenda muri doctrine zabo bakaba, kuko n'undi ntibamuvuze izina, ni chief report yamuvuze n'abandi. Bakaba bumva rero kuvuga, kandi nubwo yari section commander wamurindaga, nawe ni commander bamuvuga, ariko ntago ari ku rwego rwa empereur y'umukoloneli. Bashobora kuba rero itangazamakuru n'abakurikirana amakuru baramenye umuntu wapfuye kubera na ibyo mu itangazamakuru mu mwita uburemere mu byitangwa iki prominence kazi imeze gutyo, urumva? Ariko ntabwo nkunda kuvuga ku makuru y'abapfuye n'abakomeretse, nta nubwo bamwe mico y'abasirikare. Ariko sinzi nahanga ngoze kubangwa kanaka ngo ntakiro, ibaze nawe umuntu w'umugabo akicara ngo kanaka ngariho kandi atariho, ntago ari umarishari. Kereka niba Bahati yapfuye muri iki gitondo, ariko ejo yarariho kandi batangiye kumubika ejo. Ntabwo ari byo. Hari abantu bafite imitima yoroshye, niyo biriya bibaye kuri social media bahita bavuga bati kanaka, none wabonye ko na Kivu News yitangaje ngo na Castro ntiyapfuye. Bari kikwereka umutima, abantu barwana n'umutima batabyumva, batariyakira, kuko Castro ni umuntu ukomeye cyane kandi uzwi. Nanjye mu gitondo mbere yo gusoma inkuru yo narabanje mbaza abantu bari muri M23, barambwira nyine numva ko ari byo byabaye. Kuko hari igihe gutanga amakuru bitewe n'icyizere abantu bakugiriraga. Ubu nk'abavuze, hari nabo nabonye Castro nako uriya Bahati bamushyizeho rest in peace. Ariko Bahati arazwi. Ese bari kuki abantu bamuzi cyane? Nuko yatangaga ibiganiro. Urabona yajyaga mu baturage akajya na za Kivu, na buriya buryo yambara. Nawe ni umuntu muri M23 nawe nambara utuntu nka ko yatutubandana n'iki. Kandi na 2012 baramuzi mu ntambara ngo bifatwa. Ari ruhande rwa Makenga yambaye ingofero y'umukara akiri mutoya. Ariko bataranazwi nanone n'umuryango we muri kare gace. Urumva nyine abantu bo muri Kongo baramuzi, cyangwa ko yakati na mutoya ashobora kuba afite ukuntu yari umujama abana n'abantu. Bigaragara ko Bahati yari brandiza cyane muri ibi ngibi. Nabonaga ko yageraga mu baturage rwose morale. Ubwo rero yewe ku bwanjye nabahumuriza. Kandi ibyo ni ukuri. David, reka dusoreze aha. Wakoze cyane, dushimire namwe abari badukurikiye. Tubifurize gukomeza kumererwa neza aho muri mu bice bitandukanye.